vuba tugiye gucungurwa, vuba tugiye kwibonera umucunguzi, vuba tugiye gutaha iwabo wacu wowe. Yanditse agira ati mukunzi wanjye ndagushimira cyane cyane byimazeyo. Iminsi twabanye wambereye mwiza, ntacyo wanyimye. Wanyeretse ubupfura n'urukundo, wambereye umugabo w'indahemuka, Uwiteka azakumpera ijuru kuko wararikoreye. Nanjye umufasha wawe ndagusezeranya ko umurage mwiza wadutoje wo kuba imbere y'Imana no gusenga ubudatuza nzakomeza kuwusegasira. Ubuzima bw'isi burashira, ariko ubugingo bwacu burinzwe n'Imana, ntawayusaheranwa n'urupfu. Imbuto y'urubyaro Imana yaduhaye nzabatoza kuba indashyikirwa no kuba abanyamurava nk'uko wari uri. Nzaharanira kandi kusa ikivi Uwiteka azanshoboze. Nzahora nzirikana inama zawe utahwemaga kumpa, zizambera akabando zicumba ku minsi izaza. Ibyo nakuvugaho ni byinshi kandi cyane, ariko mpiniye ahangaha. Imana yakumpaye ikwisubije hakiri kare, nta kundi ntawahindura ubushake bw'Imana. Asoza agira ati ruhuka neza mutware wanjye, nawo mu gitondo cy'umuzuko. Urupfu rukura umutima, nyamara nitwigunga nk'abatagira ibyiringiro. Ubuzima bw'isi burashira, ariko ubugingo bwacu burinzwe n'Imana, ntawayusaheranwa n'urupfu. Yego nibyo barasinziriye ngo baruhuke amagorwa yo mu isi, kandi ni koko Imana nivuga abacu bazazurwa, tuzabana n'Imana ntituzatandukana. Twebwe rero uyu munsi ni uwacu wo kurira. Twagize ibyago, turi mu munsi wo kurira. Mutureke turire rero kuko nicyo gihe cyacu. Ariko wenda kuko Imana igira neza, ahari wenda ejo tuzaseka. Eliyeli yapfuye. Ariko twebwe uriya ibi byabaye hari abo bigiraho ingaruka cyane, abandi ziba zihari ariko zifite aho zigarukira. Mama Gisa na ba Gisa n'abamukurikira, ibi biri kuba nta nubwo bumva ibyo ari byo. Ndi hano mwami ntuma
menya uturiye n'inzara tutakumva ntituzi ibintu turimo ibyo ari byo. Yitwaga Ntakirutimana Eri, abandi bari bamuzi ku izina rya Eliyeli abenshi, ariko ku byangombwa byanditseho Ntakirutimana Eri. Yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1979, avukira mu mudugudu wa Kibingo, akagari ka Munini, umurenge wa Ruhango, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo birumvikana. Ku itariki 10 z'ukwa 12 2010 nibwo yashakanye na Mukarutabana Paulina. Kuva muri uwo mwaka bashakanye kugeza yasinziririye babyaranye abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Yasinziriye ku wa gatanu w'isabato, ubwo ni jeudi, hari ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 2026, azize impanuka. Ubwo yari afite imyaka 47. Dore uko gahunda igiye gukurikirana. Ufite umwirondoro agiye gutambuka aze atugezeho umwirondoro wa Eliyeli, hanyuma arahita akurikirwa n'uhagarariye umuryango wa Ndi Hano, mu yandi magambo perezida wa Ndi Hano Alphonse arahita akurikira. Nasoza arahita hakurikiraho ubutumwa bwa Uwimbabazi Florence, hanyuma nasoza harakurikiraho ufite umuyobozi w'itorero yabagamo agireho icyo avuga gitoya. Murakoze, nuko gahunda iteye mu magambo make. Mwiriwe, tugiye gukurikirana cyangwa se kumva umwirondoro wa nyakwigendera. Yitwaga Ntakirutimana Eri, abandi bari bamuzi ku izina rya Eliyeli abenshi, ariko ku byangombwa byanditseho Ntakirutimana Eri. Yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1979, avukira mu mudugudu wa Kibingo, akagari ka Munini, umurenge wa Ruhango, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo birumvikana. Ku itariki 10 z'ukwa 12 2010 nibwo yashakanye na Mukarutabana Paulina. Kuva muri uwo mwaka bashakanye kugeza yasinziririye babyaranye abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Yasinziriye ku wa gatanu w'isabato, ubwo ni jeudi, hari ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 2026, azize impanuka. Ubwo yari afite imyaka 47. Twebwe abasigaye rero n'umuryango we, Imana idukomeze, naho we asinziriye ategereje igitondo cy'umuzuko. Aruhutse imiruho n'imihati byo muri iyi si. Imana idushoboze kwihangana mu izina rya Yesu. Ariko wenda kuko Imana igira neza, ahari wenda ejo tuzaseka. Eliyeli
Eliyeli yapfuye. Ariko twebwe uriya ibi byabaye hari abo bigiraho ingaruka cyane, abandi ziba zihari ariko zifite aho zigarukira. Mama Gisa na ba Gisa n'abamukurikira ibi biri kuba nta nubwo bumva ibyo ari byo. Ndi hano mwami ntuma menye uturiye n'inzara tutakumva ntituzi ibintu turimo ibyo ari byo. Ndimo ndavuga mu izina ry'umuryango mugari, iyo korali igira umuryango mugari, mpagarariye umuryango mugari wayo. Eliyeli yaduhemukiye rwose. Twari tukiri mu bibazo bya Stefano tutarabasha kwakira no kumva neza. Bajyaga kuririmba, bajya gutera ku mugaragaro hakaba gasigane, haba gasigane tukibuka Stefano. Eliyeli akavuga ngo reka ncungure data, hagahagarara mu mwanya wa Stefano. Ibihe bikomeye biremerera umutima, iyo twibuka amakuru y'abacu batakiriho, twatandukanijwe n'urupfu, abo twasigaraniye inzibutso zabo ku mutima, tudateze kwibagirwa. Yego nibyo barasinziriye ngo baruhuke amagorwa yo mu isi, kandi ni koko Imana nivuga abacu bazazurwa, tuzabana n'Imana ntituzatandukana. Rumenyerwa urupfu rukura umutima, nyamara nitwigunga nk'abatagira ibyiringiro, ubuzima bw'isi burashira, ariko ubugingo bwacu burindwa n'Imana, ntawayuzaheranwa n'urupfu. Yego nibyo barasinziriye ngo baruhuke amagorwa yo mu isi, kandi ni koko Imana nivuga abacu bazazurwa, tuzabana n'Imana ntituzatandukana. Yego nibyo barasinziriye ngo baruhuke amagorwa yo mu isi, kandi ni koko Imana nivuga abacu bazazurwa, tuzabana n'Imana ntituzatandukana. Negereje wa munsi nzabona banje, ndakwinginze mukiza ngo undindire ubuzima, ujye umboneza buri munsi, unkize icyashyira ubugingo bwanjye mu kaga, njye n'abanjye tuzaba iwawe. Yego nibyo barasinziriye ngo baruhuke amagorwa yo mu isi, kandi ni koko Imana
rivuga abacu bazazurwa tuzabana n'Imana ntituzatandukana yego nibyo barasinziriye ngo baruhuke amagorwa yo mu isi kandi ni koko Imana rivuga abacu bazazurwa tuzabana n'Imana ntituzatandukana tuzabana n'Imana ntituzatandukana. yewe mubiri we umeze nk'akarago gashiraho kabari keza none ariko ejo kagahubuka umuntu avuga ari mwiza umubiri we yageraho ariko mubiri wacu ugasanga rwomotse hagati yewe mubiri we umeze nk'akarago gashiraho kabari keza none ariko ejo kagahubuka umuntu avuga ari mwiza umubiri we yageraho ariko mubiri wacu ugasanga rwomotse hagati Ameri, kugira ngo nabone ijuru n'ugukorera abona munsi yewe mubiri we n'umwanzi w'imvugo cyera n'imirimo ya mama amayeri yawe mubiri we nayamenye n'icyo bamire kugira ngo nabone ijuru n'ugukorera abona munsi yewe mubiri we n'umwanzi w'imvugo cyera n'imirimo ya mama Ushira tinayanga mubiri we uri gitaka nibwo waturutse kandi rero nimusasubira uri umusore mwiza wambara neza ukaberwa ari kugira ubwenge mubiri ntukakuhemutse mubwira tinayanga mubiri we uri gitaka nibwo waturutse kandi rero nimusasubira uri umusore mwiza wambara neza ukaberwa ari kugira ubwenge umubiri ntukaguhemutse amayeri yawe mubiri we nayamenye n'icyo bamiriye kugira ngo nabone ijuru n'ugukorera munda munsi yewe mubiri we n'umwanzi w'imvugo cyera n'imirimo ya mama amayeri yawe mubiri we nayamenye n'icyo bamiriye kugira ngo nabone ijuru n'ugukorera munda munsi yewe mubiri we n'umwanzi w'imvugo cyera n'imirimo ya mama uyu muntu ariho neza yiyongera umubiri we aho muyibuke umubiri we ari igitaka iki kigira umumaro no kwiratubugira gusa kuko ari bwo nyine gusagira imbere y'Imana uyu muntu ariho neza yiyongera umubiri we ariko nibuke umubiri we ari igitaka iki kigira umumaro no kwiratubugira gusa kuko ari bwo nyine gusagira imbere y'Imana amayeri yawe mubiri we nayamenye n'icyo bamiriye kugira ngo nabone ijuru n'ugukorera munda munsi yewe mubiri we n'umwanzi w'imvugo cyera n'imirimo ya mama amayeri yawe mubiri we nayamenye n'icyo bamiriye kugira ngo nabone ijuru n'ugukorera munda munsi yewe
udafite Yesu nta buzima bwiza. Ufite Yesu ntabasha gucogora, niwe gitare cyacu kidukingira iteka. Umwisungaza mwambutsa muri uru rugendo. Mwami Yesu uzaza ryari kutujyana aho waduteguriye mu ijuru? Mwami Yesu uzaza ryari kutujyana aho waduteguriye mu ijuru? Isi irimo ibibazo byinshi n'amaganya menshi, ariko twiringire Yesu niwe gisubizo. Niwe gitare cyacu kidukingira iteka. Umwisungaza mwambutsa muri uru rugendo. Mwami Yesu uzaza ryari kutujyana aho waduteguriye mu ijuru? Mwami Yesu uzaza ryari kutujyana aho waduteguriye mu ijuru? Muri ibi bihe bikomeye turimo, turakwinginga Yesu ngo uzutujye imbere. Duhinduke bashya Mwami muri byose, kugira ngo ubwo uzaza tuzajyane nawe. Mwami Yesu uzaza ryari kutujyana aho waduteguriye mu ijuru? Mwami Yesu uzaza ryari kutujyana aho waduteguriye mu ijuru? Muri ibi bihe bikomeye turimo, turakwinginga Yesu ngo uzutujye imbere. Duhinduke bashya Mwami muri byose, kugira ngo ubwo uzaza tuzajyane nawe. Muri ibi bihe bikomeye twinginga Yesu ngo uzutujye imbere. Duhinduke bashya Mwami muri byose, kugira ngo ubwo uzaza tuzajyane nawe. ngira ngo mbakire muri kaminuza y'ubuzima. Dufite abantu b'ingeri zitandukanye bize amashuri menshi, ariko naje gusanga ishuri twiga rikomeye kandi ridapfa kurangira, riba rigoye, aho buri wese ashobora gufata ibyemezo atigeze afata. Ni igihe dushyingura abacu dukunda. Ni nayo mpamvu tuza hano mu rusengero, nubwo tutanahaje nabwo twabyiga. Mwese rero yaba abo muyobozi wa gahunda yakiriye bari bamaze kuhagera,
yaba n'abaje nyuma mwese tubahe ikaze muri no rusengero. Nahoze mvuga ngo iyo tubimenya tuba twashatse intebe nyinshi cyane, ariko naje gusanga niyo tuzibona n'ubundi mwese nimwari kwicara. Cyakora icyiza nuko turi bugerageze kuvunagura ko turi hafi kugera ku musozo. Munyemerere mu bantu benshi mwakiriye, nakire abayobozi banjye. Ni benshi munyobora muri hano mu nzego zitandukanye, ariko muri benshi bari hano twagize umugisha. Ntabwo Eliel n'umurimo yakoraga ari ingirakamaro ku muryango gusa, ku gihugu no ku itorero rya Mabera gusa, ahubwo ni ingirakamaro ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi muri rusange. Niyo mpamvu n'ubuyobozi bwa Field yacu hagati mu Rwanda, Central Rwanda Field, ku batari Abadiventiste ni nkuko mwavuga diocese cyangwa se ururembo, presbytery, bitewe n'itorero rya Gikristo barirwamo. Hari intumwa, hari abayobozi baje kwifatanya natwe. Turi kumwe rero n'ungirije perezida ushinzwe umutungo wa Field, twita Field Treasurer, Bwana Moise Ndayishimiye, kandi yanazanye n'umuyobozi ushinzwe umuryango, abana n'abagore, MFEM, umuryango ndetse n'ibindi byiciro bishamikiyeho, yaba icyiciro kijyanye na chaplains kugeza ubutumwa mu bigo bitari by'itorero, ndetse n'icyiciro cyo kwita ku bafite ubumuga, Madame Rose Uwingabire, kubw'umugisha akaba n'umufasha wa perezida wa korali ndi hano Mwami Numa, Kabanda Innocent. Reka mbasabe bahaguruke kubwa batabareba kugira ngo nabo tuzirikane ko bahari, ibangahe banejejwe no kubana nabo. Arakoze cyane, byerekana agaciro kahawe kino gikorwa no ku rwego rw'ubuyobozi bwacu bukuru bw'itorero. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo nisegure ku bantu benshi cyane bagiye bifuza kugira icyo bavuga nk'ubuhamya. Ntabwo byakunda, cyakora muhisemo ko kubera urukundo mukunda Eliel n'umuryango we, tubareka bashaka kuvuga mwese mukavuga, bikagera nijoro tukaraha tugakomeza twabikora. Ariko ndahamya yuko mwese nubwo mukunda uyu muryango, hari n'imiryango mukunda kuwurenza. Hari abari butege imodoka, amamoto n'ibindi, rimwe na rimwe nabyo bishobora kuvamo impanuka nyinshi iyo bwije watinze uvuga uti hute ngereyo. Mu kanya gatoya tutabikoze neza kubera ibihe, twakwisanga Eliel akurikiwe n'abandi benshi. Niyo mpamvu ndagiye mbivuge nka pastoro, mubasha duhabwa n'itorero, dufite abantu twumvikanye n'umuryango bagomba kuvuga. Liste turayifite ahangaha. Mu kanya gato n'umuryango turawuboroka, nta bandi bantu bongera kuzana. Kwano barabegera bakabagaza mwakuye ko inshuro abantu bazanga. Tugendera ku marangamutima yo gukomereka, y'umubabaro, y'urwibutso rw'ibyiza, ntabwo twaza gukurikiza gahunda. Nta bundi buhamya butangirwa aha, tugiye gusoza mu kanya no kwirimba abavuga barabaze, barazwi twabyumvikanyeho mu nama. Nuza ko naro tukwangiye mu cyubahiro cyawe, mu bukaka n'ubushongore bwawe, uri we wese uze kubyihanganira, kutakubaha. Urwame rwa 1440 aba ariko byose bikorwe neza nuko bikwiriye no muri cyo numva cyumvikana. Iyo tangazo rose twifuza kuza kurisubiramo, ndanga yuko umukuru w'itorero yoboye gahunda ari byo ari buvuge nka mwangera nka mwambura mikoro, kubera ko nawe abantu bamuganje uko mungana rwose turekuye mikoro. Ndabizi neza yuko ubuhamya bwababwije, niyo twatanga iminsi 2-3. Munyemerere icyigisho ngiye kuvuga nsubira inyuma gatoya. Hari ibyo perezida wa korali aravuze, ndababaye ariko ndanishimye. Ku isabato yabanjije iyi ngiyi, ubwo ni kuri tariki 28 niba mbibara neza mu mutwe, na tariki 27 nibyo navuganye na Eliel vendredi yayibanjirije, tuvugana kubera amateraniro twari dufite mu kigo kimwe cy'ishuri hano kinini mu Ruhango, nari buvuga izina. Hanyuma kubera ko batinze kutwemerera, byangombwa ko twemera ko korali zo hanze ubusanzwe ntabwo zipfa kwinjira mu banyeshuri, ariko bitewe na gahunda yihariye ikigo cyari gifite, batwemera ko korali nziza dushobora kuziha karibu.
nka pasitoro igihe natekerezaga nk'uri kubwirizamo korari zikwiye kuza nsanga ndi hano umwami numa ntabwo ikwiriye kubura ko ari korari twese dukunda kandi ifite ubutumwa bwiza. Mpamagara nk'uko yabivuze perezida wa korari, mpamagara Eliyeri. Ko Eliyeri nubwo yakoreraga i Kigali kuwa nyuma yazaga nawe yari umwe mu bayobozi hano mu itorero. Eliyeri nubwo twatinze kuvugana kandi bikaba mwaratinze gufata icyemezo, ndagira ngo ngusabe yuko korari ndi hano umwami ejo izaza kuririmba. Eliyeri ati pastor ati biragoye. Ati hari abantu benshi bakorera i Kigali kuba tutabateguje biragoye, tereka nze bikoreho. Abikozeho bitangira birimo impamvu nyinshi kandi zumvikana. Ariko ndabye ndi mu biganire, barabiganira na perezida tuza kuvugana, biza kurangira batubwiye bati korari uko byamera kose pastor tuzaza. Kuko yabanje kuvuga ati noneho warise tukazaza ku isabato ko twashojeje. Ati nibutse ko dufite umwiherero wa korari, nibyo perezida yavugaga. Dufite umwiherero ukomeye rwose pastor twawuteguye mbere. Ati rero ntabwo tubona mutaboneka icyo gihe kwa nyuma bisatu yabigoye, ntabwo ndi busoze mutaje, zari weekend ebyiri. Babijyamo barangije bafata icyemezo cyo kuza. Baza muri icyo kigo abanyeshuri benshi barenga 2000. Saa 5 hano hari igitaramo cya korari Mizero yavuye ku Muhima. Abe rero ko ndi hano mwamanu barikunda. Nubwo namwe mabera mu muhari na gitamo cy'abantu ni hano mwamureke kuririmba. Ariko abanyeshuri biteganijwe ko mu gitondo baza bose, ikigoro bakaza bashaka. Turifuza rero ko muza mukaririmba saa 5 niba mwarimba indirimbo ebyiri mukagaruka ikigoroba. Ndashima cyane yuko korari mbashimire na Eliyeri wagiye ubwo n'umufasha ubyumva, baravuga bati turaza uko byamera kose. Baraza bararirimba. Ni mwe muntu wanyuma muri korari twavuganye, korari gi saa 6. Nabene rero hano mu ishuri twemeza ko amakuru azaza mu kigo twabyemeje nyuma. Ntabwo turi bushobore kujya kubakira, ariko tuba tuti ntekereza ntaye kwibaza bajya kure se barabwirwa icyo bagire. Ariko Eliyeri wafashe ijambo nk'umwe azambwira ati pastor wivunika, twe turi abantu bakuze, bamwe tuyafi abandi bari hirya koko kure, ariko twamaze kubitegura twese turasangira hamwe turaza gutarama ikigoroba. Niryo jambo rya nyuma twavuganye, nuko Imana bamugisha mugende. Baragenda nanjye ndagenda njya mu rugo, nawe bajya bafite umwanya mutoya, hanyuma baragaruka ikigoroba. Kuko babivuze bararirimbye, bavuze ko rero yapfuye, navuze ntiwasanga yarasezeraga koko. Yateye indirimbo 3 mu ndirimbo nyinshi baririmbye ku mugaragaro, niwe wayiteye. Hari indirimbo nge nyumvise vuba ariko imaze igihe, Yoweri yaririmbye. Yoweri wagira ngo Eliyeri yarazi ko ari ubwanyuma ari kuririmba. Yoweri araririmba cyane, abantu barashyuha, abanyeshuri buriya ntabwo apfa gushyushywa n'ubusa. Ariko bageze ku ndirimbo yitwa Insinzi y'Umwami Yesu, amarabizi amabendera babaye atwaye, twararirimbye, abantu barazenguruka. Eliyeri abantu bose ati muririmbe. Turaririmba, ntabwo twari tuzi ko ari bwo bwa nyuma. Eliyeri araririmba, twavuye bwije, tutaye imvura itunyagira, ntabwo twese dufite imodoka, twavuye mu saa 12 hafi n'igice. Nabwira none burije mureke tureke gukora, ndi hano umwami izagaruka. Ariko nubwo korari yagaruka ntabwo izagaruka Eliyeri arimo. Se turi kumvikana, turatandukana. Ejo bundi kuwa gatanu isabato jeudi, mwabibonye ku rusengero bari mu kurushyiramo master n'ibindi. Nza hano nje kureba inyubako, bari mu nyubako, mwabonye ko turi mu nyubako nyinshi, hari byinshi bari gukora. Noneho n'abayobozi twari kumwe ahanga, turavugana, tuvuga byinshi by'umurimo na korari n'ibindi. Ndagenda nyiva ahanga, nibwo nagiye kumva numva muvandimwe Rushenyi aramamagaye ati pastor, ati tugitandukana haje inkuru mbi yabivuze inshuro nkenye. Ati inkuru mbi cyane, inkuru cyati imvati nimbi cyane. Nuko yabimbwiye iyo nkuru utavuga se ni inkuru ki ko twari kumwe mu kanya. Ati Eliyeri arapfuye. Ubibwiwe nande? Ati ni Mariko. Ndiyangana uhita utekereza mamagara umugore, mamagara ne mama, nyuma ndavareka mamagara Mariko. Nge rero nk'umuyobozi abazwa ntabwo nshobora kubika umuntu, sinshobora undi muntu inkuru ngo karapfuye ntarabimenye neza ko yapfuye. Kuko hari undi muntu twashyinguye ejo bundi mu weekend yari yabanje, baramubitse ku isabato ngo yapfuye,
bigeze mu kanya avuga ngo aracyari mu mwuka. Byarabaye muramu wa Pastor Felix ayuyingura babanje kumubika yari Faisal nyuma bateye bati dusanzwe akiri mu mwuka. Nyuma yaho cyakora biza kurangira n'ubundi uwo munsi bwije apfuye. Tuye kumushyingura Nyamata. Harabuza abo twari kumwe. Nyuma rero nibwo nabaje mari bambwiye ati rwose ubuje nahageze muri umuna we bararimbana ati ubu bamaze kujyana umurambo bamaze kugera muri morgue ku bitaro Kacyiru. Eliyeri barapfuye. Ariko se niki kibatunguye? Ni urupfu rwa Eliyeri, ni urupfu niki? Ni urupfu rubatunguye cyangwa nuko Eliyeri wapfuye? Waguha mikoro uyu mwanya ngo uvuge, reka manze mbibutse ibintu bitatu. Icyambere ko turi abantu batandukanye. Ntabwo itoro ry'abadivanisi umunsi wa karindwi tuzana umubiri umuntu wapfuye mu rusengero nk'ingororano yuko yitwaye neza. No. Ntabwo Eliyeri yaje ngo tumugorore ko ntiyumva ntacyaze. Mwamuseze mwese bamubonye. Hari uwo yapepeye. Eliyeri ntacyo yumva. Twaje hano tutazanywe no kumushimira ko yubatse urusengero. Ndano umwami bakora byinshi nk'izindi korali zigenzi zayo n'abandi bayobozi mu itorero. Bwa kabiri ntabwo itoro ry'abazanzu bakarwi tuzana umuntu mu rusengero hari byose niba uko babyita nyine imvugo tukamubwira agasa nkumva. Eliyeri nta kintu kimwe dufite kumubwira ko ntacyo yumva. Bise biri kumvikana. Mubwiriza 9:5 abazimazi ko bazapfa ariko bapfuye ntacyo bageze bati. Urwango rwabo urukundo ubundi muri make ntabwo twaje gukorera Eliyeri cyakora ku bw'abana be n'umufasha we nibo twaje guhumuriza. Cya gatatu iyo twaje mu rusengero nta nubwo tuba twavuze ngo tuze wenda dutanga ubuhamya bwatangirwa n'ahandi, ahubwo kuko tuba dushyingura umwizera w'itorero wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza kandi akaba ari umuvugabutumwa, tuba tugira ngo ayo mahirwe tuyakoreshe ku bintu bitatu. Icyambere duhe agaciro umuryango nk'abagize itorero ariko tunahumurize. Ijambo ryo ravuga ngo muhumurize abantu banjye. Mu Roma 12 mwishimane n'abishima, mubabarane n'abababaye, murirane n'abarira. Gatatu tuba twaje kugira ngo tubwirize ubutumwa abari mu rusengero. Icyo mugomba kukimenya. Abasanga ngo ibyiringiro mu bigumane so mbabaza. Uri kwimyoza uri kurira ubu uyu mwana wa Eliyeri uri muririmba ari wowe uravuga iki? Ari wowe nawe Paulo afungiye Roma yabwiye abafilipi ati mwishime nongeye kuba mwishime. Umuntu ufunze ahumuriza abageze gute? Abafunguye. Murakoze cyane umuryango wa Eliyeri. Twaretse korali nyinshi ubundi binago dukunda kubireka. Imwe ari ihagije izi zose n'ubundi indirimbo mwarikuye kuri YouTube zazo mukazibona. Ariko kuzirikana impano ya Eliyeri nk'umuririmbyi. Twavuze ngo izishaka kurimba zose muzireke ziririmbe. Ese turi kumwe? Nicyo ngicyo. Ariko ubundi korali imwe irahagije. Kuko n'ubundi byo turi gusubiramo ni bimwe. None rero twaje kugira ngo twige. Mwakurikiye indirimbo aba bana baririmbye. Bavuze ngo umubiri ni nk'ururabyo. Ayo magambo ari muri Yobu 14. Uwo muntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa ahita nk'igicucu kandi ntarame. Ko mutavuze ngo amina. Iranditse cyane byanditse. Sinzi nawe mwayihimbye bayiririmbye. Baravuga ngo wa mubiri we nushuke. Ikibazo bamwe murava mujye gusinda, mujye gusambana, mujye kubeshya, wari ufite urwango ararugumana, uwiba. Nahoze mbwira abanyeshuri bambwira ngo abanyeshuri ngo mu banyeshuri ikintu bita ngo kwiyibutsa. Kwiyibutsa no gukopera. Ngo noneho ngo gutwara icyo umuntu ngo babyita kwitiza kandi aracyitiza nta kigarura. Naga nigoze mwa abanyeshuri huzuyemo abagatulika mwambaye amashapure, huzuyemo abadive muri kuririmba, huzuyemo amarokore bamoko yose, huzuyemo abaporo, ariko mwese bya mwabibatije ineza murangije mujya aho ngaho ngo namwe ngo murimo ngo muragize kwitiza. Uriba icyo umuntu nguritiza urakopera ngo uri muriyibutsa. Ikibazo nge mbabaza usibye kwimyoza no kurira ubundi muvanyemo iki? Byibura vana umva ko nawe umunsi umwe uzapfa. Urabitekereza? Eliyeri twari kumwe tuvugana. Uri yavuze uwamya bavuganye saa 4 ngira ngo yapfuye mu masaa ni kumanywa harika uko nari mvuye ahangaha.
navuye hano nko masaa 8 sasa sinibuka hafi aho ngaho bayimwe na 30 irashengera mu rugo. Ni ukuvuga rero ngo tuba tugira ngo abafite ibyiringiro tubishimangire. Akoze cyane korani hano mwami ku ndirimbo muririmbye yari yahimbye indirimbo muzarimba yapfuye kandi murayironshinze nta kundi kwironshinga murarangira. Ariko muvuze ngo iki urupfu ruzarangira niwe wayimbye niba ari we wayimbye muvuze yuko tugiye kwitahira tukajya iwacu heza. Nicyo kibwirizwa dukeneye. Naho gupfa ko mu cyumweru cy'abana gishe narakingwengera numva nanjye ndabirambihiye. Nazo mbibwira abayobozi tuyoborana kingura kwirimbi abatoya abasore abakuze abimanuka ab'indwara abakanseri n'ibindi. Bana b'Imana umuryango n'uhumure birumvikana kandi bafite humure. Korari ni mukomere ariko namwe murabizi mwateguye junior niyo mutapfa muzasaza. Ntabwo uyu mwanya ruko nishimye, ntabwo uyu mwanya ruko nababaye, ntabwo uyu mwanya ruko tudakwiye gutanga ubuhamya, ariko ndagira ngo tuzamure ibitekerezo turenga isanduku turenga irimbi tujye hirya y'iyi si ishaje iwabo wabacunguwe. Nicyo cyatuzanye aha ngaha. Bana b'Imana aha hari amagambo akomeye atubwira ukuri k'urupfu. Bibiliya itubwira muri Yobu, muri igitabo cya Yobu tubabona amagambo akomeye ariko y'ingenzi. Igice cya 21 umwe apfa agifite imbaraga zishyitse aguwe neza rwose kandi afite amahoro, ibicuba bye byuzuye amata kandi umusokoro wo mu magufwa ye urayagirana. Undi apfa afite intimba mu mutima atigeze kubona ibyiza, bombi baryamana mu mukungugu inyo zikabatwikira. Nguko kuri kubuzima. Hari upfa ari umukire undi agapfa ari umukene, umwe apfazwi undi agapfa atazwi, umwe apfa akiri umusore mu misokoro ye iyagirana, undi agapfa nta cyiza yigeze kubona, umwe apfa ibicuba byuzuye amata undi agapfa nta nikiri mu nzu. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuze ngo urupfu rw'umukene ruta ubukwe bw'iki bw'umukene. Ariko bose iyo bamaze gupfa baryamana hehe mu mukungugu. Ni ukuri k'ubuzima. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ko umugaragu w'Imana Yobu yigeze arwara yenda gupfa. Amaze kwenda gupfa avuga amagambo ari muri Yobu njya nkunda kuyibutsa abatashye abaje muri gahunda yo gukingura 17:13 ku ya 16 Yobu aravuga ati iyo negereje ikuzimu ko ari iwanjye, iyo shashe uburiri bwanjye mu mwijima, iyo mbwiye kubaranura data nkabwira n'inyoni uri mama kandi uri mushiki wanjye, none ibyiringiro byanjye biriye kandi ibyo byiringiro byanjye ninde uzabibona? Bizamanuka bigere ku myugariro y'ikuzimu, ubwo nzarukanira nabyo mu mukungugu. Ubuzima bwacu turama igihe gito kandi twese hezo rya muntu birangira iyo ari ku isi ashyinguwe, nubwo tubikora mu buryo butandukanye. Ariko Yobu mu gice cyaho cya 19 ntabwo yagarukiye aho ngaho, yavuze amagambo y'ingenzi. Ngira umuryango wa Eliyeli n'abandi aravuga ati ariko jye ubwanjye, ninde ubivuga? Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nirumara kugira gute, nzareba Imana mfite umubiri. Ibyo bintu ni indera na mugongo, mu cyarwa byita indera na mugongo. Uruhu nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Umubiri uzavaye kandi rwamaze kubora. Ni indera na mugongo biravuguruzanya. Aho bati njyewe nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azagara ku isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. 27 nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yonde, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Aya ni amagambo yerekana ko gupfa abantu bose barapfa. Abakire barapfa n'abakene bagapfa, abasenga barapfa n'abadasenga bagapfa, abaririmbyi barapfa n'abaririmbirwa bagapfa,
ababwiriza barapfa n'ababwirizwa bakapfa, abayobozi barapfa n'abayoborwa bagapfa, abo mu nzego z'umutekano zose barapfa n'abo barinda nabo bagapfa, abazungu barapfa n'abirabura bagapfa, abarebare barapfa n'abagufi bagapfa, udapfa ninde? Ariko dore itandukaniro ry'uburyo bubiri ugomba kubimenya. Bamwe bapfana ibyiringiro, basinzira bafite ibyiringiro, bakaba bati ngewe nzi yuko nimara nzareba Imana nza, ntabwo ari undi uzayindebera, si umugore uzayindebera, si umwana, nzareba Imana yanjye, umutima wanjye umarwa n'iki? N'urukumbuzi. Abo ni abakiri muri ubu buzima bazi ko urupfu ruzabaho, ariko bazi ko bazagira ibyiringiro. Niyo mpamvu nubwo muri Zaburi ya 90 havuga ko imyaka yacu yo kuba ari 70 ndetse ikaba 80, nabyo yatekamo, ariko ahangaho hatwetse ko n'abandi bapfa bakiri abasore. Urupfu ntawe ruteguza, nta mubare w'amafaranga waruha, nayo nibyo yavuze ya Alphonse, waruha ngahe se? Hari umuhanzi niba ari mu Rwanda simuzi warembye indirimbo yitwa Corobiare, nyizi kwitwa Corobiare darararara, murayiza bakuze? Umuntu urupfu rwamuteguje ngo ruza kumutwara, tangira kujya nawe mu biciro, 1 million no, 2 million no, 5 million, 1 milliard, bajya mu biciro, rurangiza ruvuze ngo iki se? Jatamen, ruramutwara. Urupfu ntabwo rwagurwa amafaranga, urupfu ntabwo rwagurwa amashuri, urupfu ntirurya ruswa, ntirwagurwa indirimbo nziza murenzi mwahembye niyo wari himba nk'iza Rusiferi rwakujyana. Urupfu ntabwo rukangwa na baze cyangwa na soprano, urupfu ntirukangwa na wuzura umwuka akavuga indimi, urupfu ntirukangwa na pastor amatitire na bishop, ibyo ntabwo urupfu rubireba. Urupfu ni ingaruka y'icyaha, ni ihame ry'ubuzima yuko afite umubiri bagomba gupfa, kuko ni ingaruka z'icyaha, ni ikintu kiri inconditionnel, ni ikintu kitagira ikigombero. Ikigombero urupfu rwari rukeneye ni kimwe, ni icyaha, kandi icyaha cyagize gute? Cyatugezeho. Niyo mpamvu hari hakeneye ikindi kintu gikuraho urupfu, icyo ngicyo ni urundi rupfu rwishyuye umwenda w'urupfu, umwenda w'icyaha. Urwo ni urupfu rwa Kristo hehe? I Karuvali. Niyo mpamvu Kristo yabwiye Marita, namabwiye ati ningiye kuzuka n'ubugingo, unyizera nawe yaba arapfuye azagira gute? Ariko reka mbabaze, nkuko Apolineri yabiririmbye, iyaba kwizera kutabagaho tugapfa tudafite ibyiringiro, byari kugenda bite? Byibura twebwe abakristo tuvuga yuko abantu bazazuka, ariko se nk'umuntu utizera Imana avuga ko bigenda bite? Hari inyigisho nyinshi. Rero bana b'Imana, kuri aya manywa ndagiye mbabwira yuko Yesu muri Yohana 11 avuga ngo ningiye kuzuka n'ubugingo, unyizera nawe yaba arapfuye azagira gute? Muhumure, igihe kizagira Eliya abeho.